Ndi papa SAVA. Nta nubwo bagira bitegura amarembo ntiyakagombye kuba afunguye ra ntabwo by'abakire ninde ukomanga muri aho bite byanyu se mwebwe yatesha ni byiza birakomera komere cyane muraho neza nuko di munyarutse di ndimba makuru neza Manu nta bantu bo bite se Manu umeze neza harimo n'ibiseke mbese nese Manu umva gira turebere abantu baze batwakirire batambutse ibintu none se ndimba ndabarebera abantu babakirira nese umunsi reko ari ku cyumweru ndize reko ku cyumweru ndabizi nyine ko gahunda yo ku cyumweru ndize ko hano dusigaye dufunga tukajya gusenga tugakora n'amasuku ku cyumweru ntabwo tugikora akabarida ubwo rero none papa SAVA ntaho hari se ahubwo byagenze bite kutagiye mu giterane se papa SAVA ku cyumweru akakujya mu giterane Guki bwira abo bakobwa rero bazi bakire bano ba mama bino biseke ndakubwira ko ku cyumweru hano tuba twafunze abantu gahunda ari ugusenga ngo ndazana abakobwa ubusa abakobwa baravuye ko bose bagiye mu materaniro nyine barakira ababyeyi turitwaza Heke hasi mbaho. twakire rwose niba twereka aho dushyira ntacyo twanabyijyanye turanategereza ariko umuntu yaje babereka aho mushyira bari kubabwira ko umva Manu nta bandi bantu bari hano se abandi basaza abandi bantu bari hano ni mwebwe nta bandi babyeyi nta bandi basaza bari hano nese ubu koko ndimbate kutabeshye ababyeyi uri kumbwira abasaza uri kumbwira none reka tukuruhure dushakira turebera umusaza uri buganire na Ndimbati noneho tuyivuganire ubwo se uranduye cyangwa ahubwo nduhije nk'umutwe nari ndimo gusobanura Ndimbati hari ikintu kihaba abasaza baba ngaha utarimo hari abuze paste hari abasaza bajya bagera aha ngaha utarimo weho ese abasaza abandi mumbwira naba ari buve hehe murabizi bya Manu wowe Ndimbati kugisha umuntu uko tuhageze n'ibyo Manu ubundi muramushora mu bibazo cyangwa arajya kukurindagiza Manu uyu nguyu dufite gahunda nawe muramuyobewe atu nigenda kuvunyisha bamenye ko twahaye none se oya mureke niko shaka umuntu uvunyisha ariko ngende rero nimba turi kuvugana nimba mbona muri itsinda sibyo ngo ndavugana n'uyoboye itsinda abandi bwihangane oya ntago turi itsinda shaza ufite tugenze urumva ntabwo tuje nk'itsinda ntabwo tuje nk'itsinda tuje nk'umuryango urumva ntabwo tuje nk'itsinda none se umuryango uza tuje nk'umuryango ntabwo tuje nk'itsinda umuryango uri dufite ikituzanye umva Manu ndabona shaho reka ibintu by'inuza reka ibintu by'imikino bwira abantu baze batwakire ubabwire ko twahageze amasari no Ndimbati sibyo hari umuntu wo kuri aka gasozi utazi n'umwe neza ndababwira he ko abantu bose bagiye mu rusengero se Manu niwe uri hano wenyine oya ubu ngubu namwe murahari none se kumba none se amaso naguha numva ngewe ubundi Manu reka nabasuzugura siwe tuje kureba niba akinguye hari ko tuje nk'ibintu ashinzwe dufite ikituzanye ubundi arajya kuducura umwuka atumarira amabuye mugane wa muhanzi mwashatse ukuntu uvugisha
nyir'ubwite ko tuhageze kareba abantu bakaza ibyo nibyo pe ibyo ngibyo ariko se turabishobora gitari utabeshye sibyo naba ndi muri uru rugo nkaba nazi neza ko hari gahunda ufitanye na nyir'ubwite muvuga ntiwayimenya kuko utakureba reka mvugane n'umukobwa yego reka mvugane n'umukobwa ubu umusaza we umuntu wari uzi ko bari buze kumureba akaba ari yatuje nimureke ese ko nta kintu kirimo umunyamakengo wibera hano rwagwa se ni ikigali ese wa mwana wanza wowe utazipfa n'ibikira cyako bamugana wowe ntabwo uzi imisago ntuzi ni urugo gukingura igipangu gusa nimero ye ko ntayiriho ariko se ubundi urajya kuvuga ngo nimero ntiriho warebye umusaza wowe nta musaza mukuru nta marezo ngera uje kureba umukobwa ubundi hari igihe aba ari amare uretse gitari wagomba kuba ari network ariko mutuze agerageze none se muragira ngo bigende ariko rero muri mu kandi kazi mugire vuba rwose nanjye ariko nyine ibintu nabivuze hamwe twahure na yambutiyaje ibibazo byatangiye nimero compost ko manude we yamaze uyu mukobwa se byagenze uyu mukobwa we bigenze mugire vuba vuba none se ubundi yamutubwiriye ubundi ko hamagara umusaza mwari kuganira umusaza twari kuganira se ndamuzi uretse ko kindimba oya uretse se ko nzi uhagarariye umuryango uhagarariye umuryango muhamagare basi bari guhamagara uhagarariye umuryango se we mfite nimero ye ku mukobwa yambwiye amazina ye yambwiye ko ariko disi we yambwiye ko yitwa Kariyo umva mureke gushwanira ahangaha dore nta mvura iri kugwa mukomeza urugendo yambwiye ko uhagarariye umuryango yitwa Kariyo uwo bizagira uko bizagira Kariyo ntabwo rero ntabwo nzi ntabwo nigeze mbonana nawe uretse wa muhungu itsinda ryawe mukajya uretse wa hanze muhungu uretse nawe se uretse ntiwongere we nta jambo ufite wewe reka turavuga reka twivugane nibyo nari ndimo mbabwira njyewe ntabwo uhagararira umuryango nyine urumva niwe umukobwa yambwiye ambwira uko yitwa ambwira isaha andangira ibintu byose ko bizabera kwa papa SAVA kandi byose yabirangije urumva byose yabirangije twebwe rero ubusanzwe arambwira ati ibintu byose narabiteguye bizabera kwa papa SAVA twaravuganye hanyuma ibindi nta kindi wowe ntuzagire ambwira amazina y'umuhungu uretse umukobwa nta wundi muntu n'umwe ongera uhamagara uwo mukobwa we bagaso mu by'ukuri ntabwo ibi bintu byumvikana oya umuhungu se we n'umuhungu ntabwo twabonanye noneho rero cyangwa se cyangwa mu by'ukuri muri komano mu by'ukuri iyi gahunda iyihe nta kintu yizi iyihe nyine reka kugora umusaza nyine sindi kugora umusaza urabona yizanye noneho tuve ku by'umusaza mwigora umujene iyi gahunda yiga reka uyu nguyu twebwe mureke tuvugane ikibazo cyacu uyu icyo yakoze yagikoze ni ukudukingurira hanyuma ibindi rero sibyo ibindi mureke uko byagenze ninjye ubifite ninjye wavuganye n'umukobwa ibintu byose njye navuganye n'umukobwa mpa gahunda nibyo nari ndimo mbabwira gahunda yampaye twayubahirije isaha rwose nta isaha ni ngira ngo nanabashimiye ntawigeze antenguha ku isaha pe yego rwose baza ahubwo niba tutayobye rata umukobwa ntabwo twabye no kwa pasava urumva nahayoberwa ariko watugenjeje gake tukabaza ariko se mwaretse nkabafasha nimba musanze rero umukobwa tuvugana yarambwiye ati ibintu byose narabirangije ibirori byose bizabera kwa pasava arambwira ati amafaranga narayamuhaye arambwira ati rwose niho mu rugo ahubwo se manudi uyu nguyu wivugisha ibi ngibi ntabwo urimo kwijijisha urimo urijijisha umukobwa yambwiye ko ibintu byose nitugera aha tuzabikubaza kuko uri nka musaza we ko ari wowe musaza we tuzasanga hano icyo tuzakenera cyose tuzakibaza wowe yarababwiye ngo ndi nka musaza we
Hanganirira dore wambwiye ko udakunda karahure. Oya ntabwo mukunda. Okay. Sa muryoherwe rero. Murakoze cyane none se. Ni sawa. Meze neza se? Meze neza. Hasi wowe uba wirukanka. Cyare gato tunaganira. Turi kuganira se. Nabyemera da. Byose ubikora mu muvuduko. Nyese Manu. Karana. Meze neza se? Urebye. Mbare umubwire tutagiye gutinda guca hirya no hino. Tutagiye guca hariya. Tujya hehe? Ushaka? Nshaka kugutamo. Shakune. None se ikibazo bite n'intuze nyine ibikoresho byashize. Ariko wabaye gute? Ntabwo ari ibikoresho giyewe nshaka kuremera mwana. Pourboire. Nangize ngo nukunda mu nyine kwa kundi. Mbese ukuntu bimeze. Karana. Nshaka ko dukora deal ya India danje. Sibyo? Deal. Ndashaka kuguha amafaranga buri cyumweru. Mbese nshaka kujya nk'umushahara. Wa buri cyumweru se? Nk'abakinnyi ba Arsenal. Buriya noneho nuko utazi burangiye Manude. Burangiye nza akazi. Buriya cyambere cyo sibyo? Buriya gukoropa. Ndi pyapya kandi masegonda 2 mba ndangije inzu y'ibyumba 8 urumva? Yenda koropa. Noneho buri kintu cyitwa guteka. Buriya Manude ndateka. Buriya n'igihe umuntu wazanye akanaho guteka ifiriti y'ibishyimbo. Nibagiye kandi kantu nzi buri ikintu cyitwa gusetsa. Uzi ko burashobora gushyira igisorera gutya cy'ibiryo nka gusetsa pako ukakirya kigashira urumva utazi ukuntu gishize ubundi ngiye ntera peti. Urumva ko rero akazi ndagashoboye. Rero akazi nshaka kugwa sibyo. No guseriva se? Njani mbara guseriva rero rwose wa. Mu mutwe. Urumva nyine ibintu byo guseriva kubera papa Sava nyine ademba neza ntago najya handi rimva ufite akabari mwihangane. Umva wirya hirya no hino. Sibyo? Bamabuja se yarwaba hari kenshi. Oya baba hari kenshi ari umunsi bataba n'umwe. Ku cyumweru nyine uyu munsi. Buriya ahangaha harafunzwe ku cyumweru ikintu cyitwa gusenga. Ubu Manude nyine ni ngewe ubukontorora. La maison. La jardin. Icyo nicyo nashaka wivunika. Sasa rero dore ukuntu bimeze. Hari umutipe urumva? Ariko oya babyihorera. No mu byumba uri yarambwiye ngo nyine kubera papa Sava ikintu cyo kujya mu nze. Ntega amatwi wumva ariko wabaye gute ubu? Ntabwo nyine icyumba nta n'ikindi ahubwo nshaka umutipe azaze kunsura hano. Tipa azagusure ku cyumweru. None wumva ukuntu bimeze. Akaza kansura hano nko mu rugo iwacu. Urumva? Wowe ukaba nka musaza wanjye. Nkajya nkuhamagara bro ukitaba. Musaza wawe? Ubwo hari amahirwe nyine ndamutse mbaye musaza wawe nambuze ubwo ndabyumvise. Se n'ubyumva nyine. Amahirwe kisi? Nzi ko arimo diro nyine umuntu yazungukiramo. Urumva 50,000 amafaranga make se? Buri cyumweru nkajya nkohereza sekandi. Oya ndi musaza wawe ubwo. Ndi musaza wawe se? Aha, ubundi nuje. Ndi musaza wawe. Turanavukana. Harya witwa nde? Si ngombwa ko mpamagara izina. Uzajya unyita sister. Sibyo? 50 ko ryari sister. Apeti sister. Nkaguhamagara ukaza. Oya byarangiye. Baza se wumva utazanyicira deal. Nkaguhamagara ukaza ukamwakira neza. Urumva? Umusore. Umusore. Ukamwakira neza nka brother in law wawe. Aryo ubwo binde? Nka boyfriend wawe. Nyine nk'umugabo wa mushiki wawe. Yego. Nabizi ibyo nsanzwe mbizi. Ukaza ukamwakira neza. Wamwubashye byandi ariko urumva buryo nyine inkwano azayizana yiruka. Bazama n'inkwano. Nese bazayiha? Harya ubwo musaza we bamwibahasha. Nacyo. Nabyo ntari bizaza murumva. So rero gahunda nuko imeze. None se amafaranga nzanyabona mbere n'inyuma. Ngiye kuyaguha. Sibyo? Yego sister. Hanyuma indi minsi nzanyaguhereza nyine maze kumuherekeza. Habirenze. Sibyo? Nibyo sister.
Abakwibagirwa ako kantu naga. Nice umuti ntabwo koma. ariko sister afite n'inzara nziza rero na mwiza Ese kandi ibyo ngibyo bitaza kubizanamo. Ntabwo ibyo birimo. yego sister Akira. ese sister ni 50 Ni 50. oya ntabwo ari 50 sister Wabaye igiti bara neza mu. turatangira na gutya sister Barurebe. izi Ikirahabwo nkongereho n'ayandi. Cyo gukora ibintu wishimye useka. sister Ubundi gahunda ewana wowe kuzajya araje aho guciyeho mwana. muryoherwa sister none sister harya ubwo icyo kurya ariko nawe ubu ndumva nyimeze neza. sister Salut chérie. sava Ça va? mukumbuye cyane Nanjye rero nkumbuye. Wow. Thank you. Karibu cyane. amakuru se Amakuru ni meza. Umeze neza? ameze neza aba ngeze mu rugo rero Ya, mu rugo ni hano, ni karibu. ya mu hantu heza Ya. So, nari nkurindire numva urukumbuzi rwawe rwinshi cyane. sha nanjye namukumbuye cyane nishimiye kukumbona ni iminsi ngiye kumara hano mu Rwanda nshaka kwimarana nawe Ndahari n'ukuri. Ndahari ku bwawe. sawa cyane So reka mpamagare brother kwakire. okay Bro! Brother! Oui, sister. Oh. Hey, sister. Abonye ko umushyitsi yageze se. Beau frère yaje se? Yaje. beau frère imeze byose sister hakoze guhitamo beau frère kabisa uri beau frère kabisa ndakwemeye yarateruye Nguyu ni brother wanje. beau frère welcome home ngize guhura nawe ya thank you sister mwese beau frère se turamwakiriza So harya uranywa wayini cyangwa warahinduye? kawayini nta kibazo Muzanye beau frère welcome So njyana zino ndabo mu cyumba cyanjye umva hahandi kabisa beau frère azikurira beau frère yana shaze ni nziza nka mushiki wanjye mu cyumba gira musaza wanjye aransetsa. umusaza wizihirwa cyane cyane ni kuri yahora ewana ni wa muntu yarakaye. ni sawa pe namwishimiye nawe discipline ni y'umuryango Ni umuryango tikomara ku babyeyi bacu. abo kukivuga ababyeyi se ahubwo ubu ngubu bagiye bo Ababyeyi rero ntabwo bakunda kuba bahari. Nk'ubu ngubu baba bagiye mu materaniro. N'abakozi b'Imana cyane bari. byose tuba tugomba gushyiramo imana Sister. Brother rwose. beau frère hanyuma rero muryoherwe kandi mushaka n'icyo kurya rwose nta kibazo turabategura dufite umukozi w'umukobwa witwa Madederi aza akazi murakoze sister ubwo se beau frère muryoherwe murakoze cyane ngo mbeke mukomeze muganire ariko sister uzi kureba wabibonye cya beau frère kabisa ni sawa nako beau frère ni sawa none se Madederi nyine arambwiye ngo mu cyumba cyawe ngo amashuka yakure ayafure ubugiye karame ubugiye sister reka nze ubwo tubisoze musaza arizihirwa cyane buriya noneho usanze turi hano twese n'ababyeyi umva ko murazi kwakira abantu wagira ngo yakoze mu kabari cyangwa muri resitora nta nubwo arinjira mu kabari ngira ngo kwakira abantu ukuntu bazajya ku iparato ubundi basaza b'umuntu bapinga ababofure babo akazana n'igihe ujya kubona ukabona akizanye igicupa giteruye mu kwaha n'ikirahure mu kwaha rwose twese ko tumeze famiye yacu dukunda abantu none umva dukunda abashyitsi nyine
ni byiza nanjye bizanshimisha kuba umwe mu muryango nukuri sasa akira akantu akira murakoze bapfundura ukareba urabona mfite ukwezi mu Rwanda icyumweru kimaze gushira already ibindi byumweru 3 bisigaye ndagira ngo niba waranyeretse ababyeyi bakanshima ndagira ngo tugire vuba vuba nzasubire i Burayi tumaze gukora ubukwe nyine amafaranga nagurishye imyiteguro nyine kugira ngo ibintu byose bizagende neza wow thank you thank you hano yanjye nubwo nyine byakiriye yagomba kwakira ababyeyi ariko ntacyo ndabibashyikiriza oya nta kibazo so ababyeyi banjye barakwishimiye naberetse amafoto yawe baravuga ngo uyu niwe mukuru wundi twari dukeneye nanjye nshaka guhura nabo cyane rwose so rero nuko nyine uje bagiye ku rusengero ariko Imana niyo ya mbere ndababwira ko hageze ko bari babizi kuri buze hanyuma mbabwiye na gahunda mbashikirize n'ubu butumwa ubwo wenda ubutaha uzaza bahari nta kibazo okay cheers cheers ndanezerewe cyane cyane nanjye pe ngo tugiye kubana umugore n'umugabo Ndimba Jereka mbega mutese ntabwo ibintu byumvikana ariko ngiye murandeganya narishyurwaga ngiye Umbikize mujya kubikemura hirya papa sava mureke gutera akarenge mureke gusakuza amafaranga yanyu amafaranga yanyu ari kuri telefone amafaranga yanyu yaduhe amafaranga yanyu ari kuri telefone amafaranga yanyu ari hano kuri telefone oya ugerageza kubaha umva Ndimba habaye cyane papa sava wiki mwiriwe mwari mudutuye se mwiriwe nyiragitare nese mwagize ikihe kibazo ko mwaheze hanze wahora ni mwiriwe uraho pasite uraho urakomeye uraho abagore beza yego hari ikihe kibazo se n'aka kayoge karaha Manud kuri karame hari habaye ko yanagiye habaye cyane iki Ereri iki ya Ndimbati Ndimba habaye cyane bo papa sava nyine ngira ngo wenda nta wundi wabisobanura ngo agire abisobanure nkuko nabisobanura ko ninjye mukuru unabizi ninjye mukuru kandi nanjye unabizi urumva hari umukobwa twavuganye umukobwa turavugana ambwira ko afite ibirori hano tuzaza gufata irembo hano uyu munsi turaganira amafaranga twumvikana amafaranga ambwira ko afite umuhungu fiance we ariko umuhungu utabinaha uba hanze ambwira rero yuko umuhungu ari hafi gusubira hanze iyo ngiye yaba kandi asigaje ibyumweru bibiri arambwira rero ati mu rwego rw'ubufatanye kandi usanzwe usabira abantu bafatira irembo uri inararibonye arambwira ati nta wundi wamfasha nyihanganira umfashe uzajye ku ruhande rw'uwo muhungu uwo muhungu ni imfubyi yamarije rwose nta muryango pe uwo muhungu se akaba ari we wanjye hano cyangwa umukobwa akaba ni umuhungu nyine nagombaga kuza gufatira irembo ariko fiance nyine abo umuryango we urabyumva ko uwo mwana ni imfubyi
yamarije ahubwo si ikwiye kugira umuryango ariko noneho reka ngusobanurire arambwira ati rero urabizi ko ibyo bintu ntabyifashamo wowe ku ruhande rw'umuhungu niwe uzaburi uzashakira abandi bantu muzajyana mugende mukora icyo gikorwa hanyuma ninjye bazaba baje gufatira irembo gufata irembo ryanjye mbega uwo mukobwa niwe twari tuje gufata irembo rye aravuga ati rero nabyumvikanye na papa Sava twarabirangije ibintu byose bizabera kwa papa Sava hanyuma n'ubundi ni mu bisoza mwitahire nta kibazo twari tuje rero tuje gufata irembo ariko papa Sava ugira ngo ndimbati ubwo se hari n'ikintu asize kitubabaje tekereza uyu mugabo turagira tuti mbese umusore uramuzi ngo ntawe nzi hanyuma se umuryango umusaza mukuru ntawe nzi ahubwo ikibabaje utazi nuko natwe ubwacu kuza twari twabwiwe amafaranga naduha amafaranga yanyu arahari amafaranga yanyu uretse abanyamahanga ahari amafaranga yanyu ari hano kuri telefone urumva amafaranga yanyu nimwayabuze urumva amafaranga yanyu ntago mwayabuze hanyuma cyo kuvuga uwo muhungu mwamuhamagaye ababwira ko ari ahako ku cyamwayo umuhungu se umuhungu ntago bazi umukobwa yakuye telefone nawe yampamagaraga kuri telefone yampamagaye kuri telefone muri kubyumva ibi ngibi byadutse urumva n'iki samba njyewe urandenganye njyewe urabizi ko akazi kanjye ntako gusabira abantu ariko ndinjiji ariko papa Sava uretse uyu mugore nyiragitariro ushira isoni ushaka kunuka ushaka ngendinjiji akazi kanjye saho gusabira abantu ubu se umpamagaye uzajye kumpagararira tuzahagurukira imodoka uzagendamo niyi tukumvikana amafaranga njya kureba mba naramubyaye urinda kugira njyewe umukobwa arampamagaye aramwampa gahunda zose ampa amafaranga yanjye n'ayanyu ndayafite rwose atushakira abantu nimureka twumve ubujyanama bwa papa ubukwe gutwara abantu atari nko gutwara abantu ubukwe ni urubanza wajya mu rubanza utabanje kwiga ingingo hanyuma se uri umushoferi nanjye nguha urundi rugero uri umushoferi umuntu aguhaye ikiraka cyo kumutwarira abantu ngo bajyane Gisenyi wenda ufite imodoka itwara abantu 7 uti kandi uzabavana i Muhanga mukumvikana amafaranga uzajya i Muhanga ubanza ujye kureba ba bantu uzatwara uvuga utaba abantu nzajyana Gisenyi uregenda uri amasura yabo n'ibiro byabo ntabwo ugenda ugatwara abantu umuntu aguhaye avance arakubwira ati uzantwarira abantu uzabasanga iyo ugiye ntabwo utwara abantu siyo bavuze ngo umuco ni iki ubukwe ni akabango kacu k'abanyarwanda k'umuco wakamenya umwana avuka n'uwabande ese akora iki ese ubwo uramutse uri umuntu w'umugabo nk'ubwo uri umuntu ugiye gusabira nk'ibandi cyangwa umuntu washakishwa ntabwo bagutwara gusa hari ibandi rirenze iri papa Sava ibi ngibi ngiye ubwo mba narangije kubyumva kera uwo mukobwa ni ibandi niba uwo muhungu yarashigaje ibyumweru 2 ngo asubire hanze uwo mukobwa muri ayo mafaranga yamuriye none natwe tugiye mu mabandi rero papa Sava twabwiwe amafaranga nawe wawe ariko azagukora cyane ko umukobwa ntari kugaragara kuri telefone kandi dusanze ko hano manodi wa ubizi w'ikibingiri nawe abiziho okay subira hariya we turivuganira ku ruhande hanyuma ubwo se ko mbona nyine ari bwa bukwe bubaye amakwe ibi se murabisubizayo dushakira dutere hariya tubanze tuzinywe baduhe n'amafaranga ibintu ni mu biterure murumva igikorwa ubwo kitakibaye ibintu mu biterure mu bifashe tujyane iwanjye mba amafaranga twaje mu kazi twakira pasite ndakumva papa Sava igira imbere erega ntawamenya uyu mukobwa niba telefone ye itariho ashobora gusubira inyuma akaza nyine ntabwo ari ibyo rega ntabwo ari ibintu byawe ndashaka kukubaza ndakumva hari imigenzi ibaho yego nk'umuntu yaba agemuye
yasanga umurwayi yatashye cyangwa yaciyeho ingema akayiha abasanze umunyeshuri ku ishuri yaba yapfunyitse yego bamwirukana cyangwa yasanga batari bwige ntabwo ibyo biryo bisubira ubundi mwebwe ko hari ibyo tuzi ubundi wa mugani ibije gufata irembo ntibibe bigikunze niko se kuki muvugira njyewe ndimo ndabaza ibije gufata irembo ntirifatwe yego ndashaka abakuru muri mwe mu birimo mwabibonye bisubirayo biguma aho byagiye bigenda bite wabibonye we nakubwiye ngo uceceke bigenda bite papa sava ko hari ikintu ukora kikagukenya nicyo nge ntabwo nkeneye ibintu byanyu ahubwo tumenye ngo umuco utuganisha bisubirayo hato utabisubizaho bikitwa ko ubyirukanye nabwo wabigumana bikitwa ko bifatiriye noneho bikagukenya naragenze ndabona burya iyo bakoye ari inkwano barakoranura iyo bakoranira ku inzoga ntabwo zisubira mu rugo zinywera ku gasozi nyumva muzehe mirisorisi iyo bavuze gukoranura ni inka kuko ibindi ni inkwano kuko ibindi baba barabikoreye aho ngaho bakabinywa bakagira gute kuko bakoranura nyuma ibirori byararangiye ariko rwose ibifatarembo wowe ubizi kuko uzi ibifatarembo bijyayo mu by'ukuri nta kintu gisubiraho cyavuye oya ntabwo turimo kuvuga ngo nta kintu ibintu byaje gufata irembo iyo iryo rembo ridafashwe bisubirayo urabizi ntabyo uzi cyabikoreshwa iki ntabwo nzi nibyo bikoreshwa ngo umwanzuro nari mfashe no oya wifata umwanzuro ko turi gushaka uburyo n'umujyo uko bikorwa ntabyo nzi iyo mbere ntashye ubukwe bugapfa muzi uko bigenda bivuge neza hato bivuge neza